Muri ino video tugiye kurebera hamwe abakobwa batanu beza cyane kurusha abandi mu Rwanda. Aho tuza guhera ku mwanya wa gatanu, tumanuka tujya ku mwanya wa mbere nk'ibisanzwe, aho tuza kuhasanga umukobwa mwiza cyane kandi ukunzwe na benshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, kugira ngo umenye neza abo bakobwa bari bo. Uraza kutubwira muri comment ubona ari mwiza cyane, ndetse n'uwo ukunda cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tudatinze reka dore ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga umukobwa witwa Iradukunda Liliane. Uyu akaba amwe mu bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda muri 2018. Aho ari ubwa mbere umubonye cyangwa se ukaba usanzwe umuzi, ubona ko Iradukunda Liliane ari umukobwa mwiza cyane, haba uburyo ateye, uburyo aseka, ndetse n'uburyo yitwara. Byatumye akomeza kwigwizaho igikundiro ndetse n'abafana benshi cyane. Gatuma akomeza kugaragaza ubwiza bwe budasanzwe, butuma atagereranywa n'uwo ari we wese. Bikaba byatumye agaragara kuri uyu mwanya wa gatanu. Niba usanzwe umuzi uratubwira muri comment uburyo ubona yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya cyangwa se undi mwanya yagakwiye kugaragaraho bitewe n'uko ari mwiza cyane. Tudatinze reka tujye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga umukobwa witwa Queen Kalimpiya. Uyu nawe ni umukobwa mwiza cyane, haba uburyo yitwara, uburyo aseka, uburyo yitonda, bituma abenshi babona ko ari umukobwa mwiza cyane, bagakomeza kumukunda cyane ndetse no kumugaragariza urukundo uko bwije n'uko bukeye. Bikaba byatumye Queen Kalimpiya aza kugaragara kuri uyu mwanya wa kane. Haba usanzwe umuzi cyangwa se ari ubwa mbere umubonye, nawe ushobora kwemera ko Queen Kalimpiya yagakwiye kugaragara ku mwanya wa kane nk'umukobwa mwiza cyane, uteye neza, witonda, ufite indangagaciro n'umuco nyarwanda. Bikaba byatumye agaragara kuri umwanya wa kane. Wowe tubwiye muri comment umwanya ubona Queen Kalimpiya yagakwiye kugaragaraho muri top 5 y'abakobwa beza cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tubwiye muri comment. Cyuzuzo Beyonce wamenyekanye nk'umufotographe ukomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba kuri Instagram, kuri TikTok, YouTube ndetse n'izindi zikunzwe cyane mu Rwanda. Uyu Cyuzuzo Beyonce akaba ari umukobwa mwiza, akaba umwe mu baseka neza cyane, bitonda kandi bateye neza. Byatumye akomeza kwigwizaho abafana benshi kandi bakamukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba kuri Instagram ndetse no kuri TikTok. Uyu kandi bitewe n'ubwiza bwe yagiye avugwa mu rukundo n'ibindi byamamare bikomeye cyane, twavuga nk'umuhanzi witwa Joest wamenyekanye ku ndirimbo yitwa Agapiness. Uyu bavuzwe mu rukundo igihe kitari kirekire, gusa byatumye Cyuzuzo Beyonce akomeza kugaragara nk'umukobwa mwiza cyane kandi ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda ndetse no hanze. Uyu kandi akaba umwe mu barangaza abasore cyangwa se abakinnyi mu gihe habaye umupira wa football mu gihe bari gufotora. Abenshi bakunze kumwitegereza bitewe n'ubwiza bwe ndetse n'uko ateye. Byagera ku nseko byo bikaba akarusho, ku buryo bavuga ko umukinnyi ashobora guhagarara hafi umunota ari kwitegereza Cyuzuzo Beyonce bitewe n'ubwiza bwe, aho kwitegereza umupira. Bikaba byatumye akomeza kwiga imitima benshi ndetse no kugaragara nk'umukobwa mwiza cyane kurusha abandi mu Rwanda. Uraza kutubwira muri comment umwanya ubona Cyuzuzo Beyonce yagakwiye kugaragara nk'umukobwa mwiza cyane kurusha abandi kandi ukunzwe n'abatari bake. Tubwire muri comment bitewe n'uko umuzi cyangwa se nimba ari mu bwa mbere umubonye, tubwire muri comment. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga umukobwa witwa Nyambo Jessica yamenyekanye ku izina rya Nyambo. Uyu akaba ari umukinnyi ukomeye cyane muri filimi nyarwanda zitandukanye, aho yagiye agaragara kenshi akinana na Kiramani cyangwa se Niyori, ndetse agenda agaragara no mu zindi filimi zitandukanye. Uyu kandi akaba afite umuyoboro wa YouTube witwa Miss Nyambo, wanyuzeho filimi nyinshi zitandukanye, twavuga nk'iyitwa The Message. Iyi ni filimi ikomeje gukundwa cyane, byatumye Nyambo akomeza kugaragara nk'umuhanga mu gukina filimi kandi yigwizaho abafana, bityo bakomeza kubona ubwiza bwe agaragara nk'umukobwa mwiza cyane ugereranyije n'abandi mu Rwanda. Uyu kandi yavuzwe mu rukundo n'ibindi byamamare bikomeye, twavuga nk'umuhanzi akaba n'umubyinnyi Titi Brown. Bavuzwe mu rukundo igihe kinini cyane kandi couple yabo yari imwe mu zikunzwe cyane mu Rwanda. Nubwo baje gutandukana, ntibyabujije abakunda Nyambo gukomeza kumukunda cyane ku rwego rwo hejuru. Bikaba byatumye Nyambo Jessica agaragara ku mwanya wa kabiri. Ese urabonaga yagakwiye kugaragara ku mwanya wa kabiri? Tubwiye muri comment bitewe n'uko usanzwe umuzi cyangwa se n'uko umubona, bitewe n'ubwiza bwe, uko ateye, uko yitonda ndetse n'uburyo yitwara, ndetse akaba umuhanga mu gukina filimi. Tubwire filimi yakinnyemo wakunze cyane ndetse n'icyo umukundira, tubwire muri comment. Natinze tugiye kujya ku mwanya wa mbere, gusa mbere yuko tugera ku mwanya wa mbere nagira ngo nkwibutse niba ari ubwa mbere wageze kuri muracu wa YouTube ukaba utarakora subscribe, like, share na comment, wabikora kuko ni ingenzi cyane kandi ikaba n'inkunga ikomeye cyane kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha ndetse na video nziza tuzagukorera. Tubwire muri comment umukobwa ubona yagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga Miss Mutesi Jolly, Miss Rwanda 2016. Ni umukobwa mwiza cyane yibigara imitima benshi,
aho kugeza ubu bavuga yuko ari umukobwa mwiza cyangwa se ari mu minsi mwiza cyane ugereranyije n'abandi. Niba ari ubwa mbere ubonye cyangwa se ukaba usanzwe umuzi, tubwire muri comment umwanya ubona yagakwiye kugaragaraho bitewe n'ubwiza bwe ndetse n'uko usanzwe umuzi, uburyo yitwara ndetse n'uko yitonda. Witwaye ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ukibuka gufungura inzogera kugira ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha. Niba ariyo wifuza tubwire muri comment, wibuke no kutubwira umukobwa ubona mwiza cyane kurusha abandi mu Rwanda yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere, mu gihe ubona ko Mutesi Jolly atari we wagakwiye kuza ku mwanya wa mbere mu bakobwa batanu beza cyane kurusha abandi mu Rwanda kandi bakunzwe.